Ese wari uzi ko bumwe mu buryo bwiza bwo gukomeza urugo rwawe no kugirana umubano mwiza n'uwo mwashakanye birenze kumubwira ko umukunda cyangwa se kumuhereza utumesaje, kumuganiriza kenshi, ahubwo icy'ingenzi ari uguharanira kumunezeza binyuze mu mibonano mpuzabitsina? Uyu munsi reka tuvuge ku mibonano mpuzabitsina mu gukomeza urugo. Ese kubera iki guharanira kunezeza uwo mwashakanye ari ingenzi cyane? Gushimisha uwo mwashakanye mu buriri birenze kunezeza umubiri, birenze kumara irari, ahubwo ni uburyo bwo kumubwira uko wiyumva, ni uburyo bwo kumugaragariza urukundo, icyizere, trust, ndetse n'uburyo umukeneyemo, vulnerability, udakoresheje amagambo. Ariko se nanone kuki ari ingenzi cyane? Tugeze mu gihe gikomeye aho imiryango myinshi iri gusenyuka kubera iyi ngingo. Ni kenshi wumva umugore cyangwa se umugabo aserereza undi iyo bashwanye bafite ibindi bintu bapfa, avuga ngo bagire ngo uri umugabo, ngo uwakubona mu mapantaro yagira ngo uri umugabo. Bivuze ko umugabo wananiwe gushimisha umugore we, umugabo wananiwe kubaka urugo rwe, umugabo wananiwe gutera akabariro nk'uko bigomba, hari ikintu gikomeye aba atakaje kimugiraho ingaruka bitari mu rugo gusa, ahubwo no mu kazi ka buri munsi. Abagabo benshi bamaze kwitakariza icyizere bitewe n'uko batabasha gushimisha abagore babo, ku buryo ndetse hari na benshi batangiye kubigira business ngo bagurisha imiti yongera akanyabugabo. Hari abagore benshi kubera gutekereza ko badashimisha abagabo babo nk'uko bikwiriye birwa bashaka imiti yo kugira ngo bagire amavangingo. Ibiganiro bivuga kuri izo ngingo uzasanga birebwa n'abantu benshi nubwo ntabashaka kubivuga ku mugaragaro, ndetse n'uweruye akabivuga hari igihe bamwita ngo ashira isoni, ariko mu mitima ya benshi baba bashenguka, baba bumva hari ikibazo. Hari benshi bagirira ishyari ingo zimwe na zimwe kubera ko bumva icyo gikorwa kigenda neza. Kugira ngo wumve akamaro k'imibonano mpuzabitsina ku muryango byagusaba kubaza umugabo byananiye, kuko umugore ntaba akimwubaha. Haba nubwo umugore yishinja ibyaha, akumva ko umugabo atamwishimiye, akumva ko atamunyura, akumva ko ari we utuma urugo rudatera imbere, akumva ko ari we utuma umugabo amuca inyuma, akishinja ibyaha byinshi bitandukanye. Benshi imitungo yarahatikiriye bashaka uko banezeza abo bashakanye, bagura imiti. Mbese babaye nka wa mugore uboneka muri Bibiliya wagiraga imihango idakama, ibintu byera bimariye mu bavuzi bamubeshya ngo baramuvura, ndetse n'ibindi. Ese kubera iki kunezeza uwo mwashakanye ari ingenzi? Iyo aguma iwabo yari kurya, ubwo ni ikimenyetso cy'uko atazanywe n'ibiryo wenda byinshi wari ufite. Iyo aguma iwabo yari kubona amafaranga, wenda hafi yari kuba yaranakize cyane kuruta uko ameze iwawe. Iyo aguma iwabo yashoboraga kubaka inzu, yashoboraga kwiga amashuri menshi, yashoboraga kuba abayeho wenda ananezerewe mu bigaragara kuruta uko ari iwawe. Iyo ni imwe mu mpamvu ikwiye gutuma ufata igihe ukiga kuri icyo kintu, ukagishaka amakuru, ugaharanira kunezeza uwo mwashakanye. Ariko se kubera iki? Kuryamana n'uwo mwashakanye nk'uko bigomba bituma mumatana, mukaba agati gakoberanye. Ni umwanya wiha mugenzi wawe wowe wese, kandi iyo sano yongera icyizere ndetse n'amarangamutima mugirana mu mubano wanyu. Iyo abashakanye baryamana nk'uko bikwiriye kandi buri wese agaharanira gushimisha mugenzi we, atari nka ba bandi benshi baharanira kunezeza irari ryabo, itumanaho, communication hagati yanyu ririyongera, kubera ko iyo buri wese aharaniye guha ibyishimo mugenzi we byongera uburyo mwisanzuranaho, umwe agafungukira mugenzi we. Ibyo bituma umwe yumva abohotse mu mutima kuri mugenzi we, ndetse n'ibindi bice by'iterambere ry'urugo bigatera imbere. Bibiliya ivuga ko umutima unezerewe ari umuti mwiza. Iyo abantu baryamanye nk'uko bikwiriye, umubiri urekura hormone yitwa oxytocin, love hormone. Iyi igabanya stress, umuhangayiko, yongera ibitotsi, umuntu agasinzira neza, ndetse n'uko agaragara inyuma nabyo birahinduka. Iyo icyo gikorwa gikozwe neza mu buryo bukwiriye, ndetse umuntu akagera ku byishimo bya nyuma, orgasm, isura ye iracya, umuntu ahorana umunezero, kandi no mu rugo harangwa ibyishimo. Iyo mwashakanye abona icyo gikorwa ugiha umwanya, ndetse ukabikora neza, ukabikora abona wabishyizeho umutima, ni ikimenyetso gikomeye uba umuhaye ko umwiyumvamo. Bisa no kumubwira ngo uri uw'agaciro kuri njye, naguhitamo, nakongera nkaguhitamo, amahitamo yanjye ni wowe, yaba uyu munsi, ejo, ndetse n'igihe kizaza. Iyo ukomye urusyo uba ugomba gukoma n'ingasire. Reka dukome ingasire noneho. Ubu mu miryango myinshi imibonano mpuzabitsina byabaye nko kurangiza umuhango, ku buryo niba bararyamanaga 3 mu cyumweru, ubu bisigaye ari 1 mu cyumweru, cyangwa se bikaba 1 na 1. Hari n'ababa barabyihoreye, ahanini bitewe na stress. Abenshi bitewe na stress barangiza vuba, ndetse hari n'ababaye busy cyane, akazi kabaye kenshi ku buryo batakibonera umwanya abo bashakanye, bataha biryamira ngo barananiwe n'izindi
n'izindi mpamvu nyinshi zitandukanye. Ese wowe nkurikiye ibyawe byifashe bite? Niba ubona umubano wanyu ugenda ukendera mukaba musigaye mubikora nko kurangiza umuhango, ukwiye gufatirana amazi atararenga inkombe. Burya urujya gusenyuka ruhera mu buriri. Ushobora kubona umugabo n'umugore birwa barwana, birwa batukana, ukagira ngo ntirumara kabiri, ukagira ngo ejo bari butandukane, ariko niba bagera mu rugo mu buriri bikagenda neza, ruracyariho. Uzajya ubona abo bantu wabonye mu buto bwawe batukana, ubona barwana, ubone bashaje bakibana, ariko iyo mu buriri byanze ubwo ruba rwahirimye. Nubona kwishimira uwo mwashakanye birimo kugabanyuka, igihe kirageze ngo ukoreshe imbaraga nk'izo wakoresheje ujya kumutereta bwa mbere. Fata umwanya umuganirize, umusohokane, umuhe impano nubwo yaba ntoya. Utwo tuntu duto tuzazahura urugo rwanyu, kandi ugerageze wiyiteho nawe umwiteho. Bagore muharanire gusa neza, muri abakobwa mwiyitagaho ntimubihagarike. Kandi ikindi gikomeye, mu gihe muri mu mabanga y'abashakanye, namwe mwige gutanga keya ku bagabo banyu. Ntago mwahora muri abagenerwabikorwa gusa. Nawe rega wayobora icyo gikorwa kikagenda neza. Nawe wazana udushya mu mubano wanyu, nawe wazana udushya muri icyo gikorwa. Nta buryo runaka bwagenwe mugomba kubikoramo busa buri gihe, ahubwo mukeneye kuzanamo udushya. Namwe bagabo mwiyiteho. Niba ukora akazi gatuma uhora wicaye, nyuzamo ukora udusiporo, ugabanye stress. Kandi nuhura n'umugore wawe ntiwikunde ngo urwawe nururangiza mbere umwibagirwe maze umusige ashira wisinzirire, ahubwo uharanire kumunezeza kugeza arangije. Orgasm. Numvise abantu benshi bavuga ngo abagore ngo ntibarangiza, ngo nta mugore urangiza. Oya, ahubwo muhe umunezero wuzuye. Niba ufite ikibazo ugana abaganga cyangwa se inzobere, ariko wubaka urugo rwawe nk'uko bikwiriye. Kandi kaga gakomeye, benshi bima abo bashakanye ibyishimo akabikora nabi, ariko yajya hanze akabikora neza. Yagera akitanga agakora n'ibyo adashobora gukora iwe, akanezeza abo mu gasozi, akima ibyishimo abiwe mu rugo. Uwo ni umuco mubi, ureke. Uwo mwashakanye mwiyegurire, umuhe ibyiza byose wabona, munezeze uko ushoboye. Fata igihe cyawe ubishakeho amakuru, ubyige witonze, wige udushya. Uko mukura mumarana imyaka myinshi, niba byabaga 3 mu cyumweru, muharanire ko biguma ari 3. aho ngo bigabanyuka, ahubwo muharanire ko byakwiyongera. Urugo rwanyu ruzakomera. Bagabo mwite ku bagore banyu, ufite ubushobozi umwambike neza, utuvuta twiza, umubwire neza, umutembereze, umuhobere, umuterure, azagumana ubukumi bwe. Ikindi, umugore ntakwiye guharana uruhinja mu ntoki. Ku mwaka utashye ugasanga yabyaye, ugasanga niwe muntu ku musozi uhora abyara, umubiri we uba ukeneye akaruhuko. Wimubyaza buri myaka 2, muboneze urubyaro, mubyara abo mushoboye kurera, bizatuma umugore wahorana itoto, abe akarabo gahumura neza. Ariko nahora abyaragura azasaza vuba, kandi kurera abana bizamuremerera kubera ingaruka z'icyaha bigutera kurarikira abagore basa neza. Babandi bafashe umwanya bakiyitaho. Ni benshi mu bagabo banenga abagore babo ngo basa nabi, ngo ntabwo bakiryoshye mu buriri, kandi aribo ba nyirabayazana. Ikindi cyo kwitaho, si byiza kuvuga amabanga y'urugo rwawe. Hari benshi bagenda bavuga ngo umugabo wanjye ntashoboye, ngo umugore wanjye nta kigenda. Mugore ba imva y'umugabo wawe ashyinguramo amabanga ye, kandi nawe mugore bibuko. Niba wumva umugabo atabishoboye, shaka amakuru maze umwigishe, ariko we kugenda umusebya. Niba ubona umugore wawe hari icyo abura, reba uburyo mwaganira gikemuka, ariko we kugenda umusebya. Ibyo ni bibi cyane, ni ubwicanyi, ni ugukomeretsa umutima w'umuntu, ni ukumukorera ihohoterwa. Gusa kenshi ibyo ntibikunda, kuko benshi babanye batari inshuti, buri wese atisanzura kuri mugenzi we. Ibyo akenshi biterwa n'uko babanye batiteguye ndetse batanaziranye neza. Abandi kubera gutinya kuganiriza abagore babo, bagenda babafata ku ngufu. Mugabo yagera mu rugo avuye mu kabari, akabwira umugore ngo hindukira, ntamuguyaguye, ntabanze ngo amutegure. Icyo ni icyaha gikomeye. Hari benshi mu bagore bafatwa ku ngufu ariko badashobora gutinyuka kuvuga, bagenda n'ibyo bikomere. Ntabwo bikwiriye na gatoya. Fata igihe witegure, ubyigeho. Icyo ni igikorwa gikwiye kuba cyateguwe. Ntabwo umugore ari uwo gufata ku ngufu, ntabwo umugore ari igikinisho cy'imibonano mpuzabitsina. Oya, nawe afite umubiri, kandi nawe aba akeneye ibyo byishimo. Igihe urambagiza ukwiye kwitonda. Nkushimiye ko wabanye nanjye muri iyi video. Wagize ikibazo watwandikira muri comment. Kora share, kora subscribe, unayisangize n'abandi.